nk'uko byari byarifujwe n'ubuyobozi bwa MTN Rwanda Cell, bari bifuje gusabana namwe ku munsi w'irayidi, ariko kuri uwo munsi ntabwo byashobotse kubera ko gahunda yari itaranozwa neza, kandi ko kubera ko kuri uwo munsi bari bafite gahunda nyinshi zitandukanye. Niyo mpamvu rero nk'uko mubizi igisibo cy'iminsi 30 twarakirangije, turakomeza. Hari abakomeje urwo rugendo rwo kongeraho iminsi 6 nk'uko bitegekwa n'amategeko y'idini. Ni muri urwo rwego rero ubuyobozi bwa MTN bibunyijije kuri nyakubahwa mufti w'u Rwanda bwifuje ko kuri uyu munsi wa none tariki 7 z'ukwezi kwa 10 hari benshi bafunguye bizihije umunsi mukuru wabo. Nubwo ari umunsi mukuru wa kabiri, ariko tuzi neza ko twongeraho iminsi 6. Iminsi 6 rero mu idini ya Islam ifite ikivuze. Uyifunze ni nkaho abasibye umwaka muzima. Aha rero turi kumwe n'abayobozi ba MTN baje kwifatanya natwe kugira ngo babashe gusabana namwe, babaha ifunguro babageneye kuri uyu munsi, kubera ko uwo munsi w'irayidi bitashobotse. Baravuze bati ntacyo, uyu munsi tugomba gusabana. Nubwo bwose atari ibiryo bitetse, ariko buri wese afite uburyo yajya kubitunganya kandi bikaryoha. Bifuje rero kuri uyu munsi mu by'ukuri gusabana nibura n'abayisilamu 500 bagize uyu mujyi wa Kigali. Tukaba twarahisemo muri aka karere ka Nyarugenge kuri uyu musigiti wa Onatrako kuhahuriza nibura abayisilamu 300 bazabasha kwakira iyo nkunga ibafasha kwishima kuri uyu munsi. Abo rero iyo nkunga mu by'ukuri yagenewe abayisilamu 300 ba hano baturutse ku misigiti 3 ituranye n'uyu musigiti. Hanyuma tugenera n'abandi bayisilamu 100 bo ku musigiti wa Kacyiru, n'abandi bayisilamu 100 baturutse ku musigiti wa Majerwa ariwo bita Aljami. Bose hamwe rero inkunga twakiriye ikaba ishyikirizwa mu bayisilamu batuye uyu mujyi wa Kigali mu rwego rwo kugira ngo twishimane hamwe na MTN Rwanda Cell. Nabampaye rero umwanya nyakubahwa Bosco kugira ngo aze ababwire iyo nkunga uburyo bayitekereje n'uko ingana n'icyo bifuza kuzakomeza kudufasha mu gihe kiri imbere. Yarakoze Bwana Imam, kugira ngo byinshi yabibasobanuriye. Ni mu rwego rwo busabane hagati ya MTN n'umuryango w'abayisilamu hano mu Rwanda, cyane cyane dutangiriye no ku mujyi wa Kigali. Ntabwo ari igitekerezo twatangiye ubu ngubu, ni igitekerezo tumaranye igihe. Twari dusanzwe tugikora ariko mu buryo bworoheje, buhoro buhoro buri mwaka. Buri uko mugize Eid al-Fitr hari ukuntu twifatanya namwe mu buryo bwinshi cyane. Hariho uriya mugabo uri inyuma hariya Haridi, twajyaga dufatanya nko mu myaka 2 cyangwa 3 ishize, tugahurira haruguru hariya muri ka Kigali tugasabana n'abantu bose, n'abayisilamu n'abatari abayisilamu.
tukabasha kugira ibintu by'imyidagaduro n'imikino. Ariko noneho uyu mwaka twashatse kugiraho akarusho kuko batubwiye ko hari ubundi twajyaga twibaza ko iyo habaye igihe cyo gusiburuka abantu bose umuhango uba ukomeye cyane ari uwo kugenda bakajya kurya ipirawu bagasangira gutyo, twari tuzi ko ari umuceri gusa nawe noneho baza kudusobanurira yuko haba hariho noneho abandi baba babikeneye ariko badashoboye kubibona. Turavuga tuti ubwo turi ikigo cy'abikorera hano mu Rwanda gishobora kuba wenda gifite ubushobozi burutaho ubwanyu gake, kuki tudashobora kwifatanya namwe muri wa munsi muba mumaze igihe kinini cyane muri mu gisibo, mukavuga muti noneho kuri wa munsi mwishimye mushatse gusubira mu buzima busanzwe, kuki tutaza tukifatanya namwe muri ibyo byishimo. Ibyo byishimo turatekereza turavuga se bizagenda gute, ari byo twakoranye mu cyumweru gishize, ariko turavuga tuti no kuri uyu munsi nk'uko nabibasobanuriye, nk'ukuntu nyakubahwa mufti yabisabye ko uyu munsi ari wo mwiza cyane wo kugira ngo n'aba bandi bari bagikomeza muri ya minsi 6 bazabe barangije ya minsi, kugira ngo twishimanire kimwe hamwe icyo gihe dufatanya no gusangira iri funguro. nk'uko nabibabwiye ntabwo ritetse, ariko biraza kuba hano noneho aho kugira ngo ugende wenda ufate usanga aho ritetse uryeho utahe, biraza gusaba noneho n'abandi basize mu rugo kuza kugira icyo bafataho. Akaba ari muri urwo rwego twavuze tuti muri uyu munsi no muri iyi minsi yose tuzabasha kwifatanya n'imiryango y'abayisilamu kugira ngo nabo babashe kugira uretse ya gahunda ya MTN yitumanaho gusa, muzi ko akazi kacu ari gucuruza amatelefone n'abatarayatunga, turagerageza ibishoboka byose kugira ngo itelefone ihendutse cyane ishoboka na wa wundi wavugaga ko adashobora kuyigura abashe ubundi buryo bwo kuyikoresha. Ariko noneho birenze n'ibyo dufatanye n'abandi batishoboye cyangwa se bafite ubushobozi buke kubasha kugira icyo babona giturutse muri MTN. Akaba ari niyo mpamvu twaje twitwaje ibi, ntabwo ari byinshi cyane, baca umugani mu kinyarwanda ngo kanga ni gakeya cyane, ntabwo gahagije nk'ukuntu wenda umuntu yabyifuza, ariko ibyo rero byose karagira icyo kamara. Turabasaba ko mukakirana urukundo rwinshi rwaturutse muri MTN kugira ngo n'abandi bataje aha ngaha bazabashe kumenya ko ibyo byose MTN yifatanyije n'umuryango w'abayisilamu hose mu Rwanda n'ahandi hose ku isi yose aho MTN ikorera. Ubu ngubu turakorera mu bihugu birenze 21 ku isi yose, muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Muri ibyo bihugu harimo ibihugu byinshi cyane birimo imiryango y'abayisilamu. Urumva ko hamwe na hamwe ho babashe no kugira ibirori bikomeye cyane, ariko natwe turavuga tutahangaha mu buryo bukeya dufite tubashe kwifatanya n'abayisilamu. Turabasaba cyane yuko mubyakira umutima mwiza, mugakomeza mukabizirikana yuko MTN turi kumwe, kandi no mu gihe kiri imbere tuzakomeza kugerageza ibishoboka byose mu bundi buryo bwinshi bushoboka butandukanye n'ubu kwifatanya n'imiryango yanyu. Murakoze cyane. Kandi ikindi abo mureba bose n'abatuye hano benshi n'abanyamuryango ba MTN, ndakeka rero naje mwisanga muri mu rugo iwanyu, kandi muzakomeze mudusure, natwe tuzakomeza tubagezeho ubundi busabe Imana nibishaka ikomeze kudufasha. Ndagira ngo rero afashe umuyobozi baduhere nibura abayisilamu bakeya. Shehe Byabusetse Selemani ndi imamu mukuru w'ifasi ya Kigali. Wenda twagira ngo kuri mwe iyi nkunga agaciro muya nk'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Iyi nkunga twakiriye yaje iturutse mu buyobozi bukuru bwa MTN Rwanda Cell, biturutse ku busabe bwa nyakubahwa mufti w'u Rwanda, bakaba barabigeneye rero abayisilamu batuye muri mujyi wa Kigali, cyane cyane ko bari bifuje ko iki gikorwa cyakorwa ku munsi mukuru wa Eid al-Fitr. Icyabashije rero kuba bakaba batuzaniye inkunga mu rwego rwo kugira ngo MTN Rwanda Cell ibashe gusabana n'abayisilamu mu rwego rwo kurangiza igisibo cy'iminsi 6 bakurikijeho nyuma y'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan. Hanyuma se
ni bande bagenewe, murabona izabafasha iki? Iyi nkunga ni inkunga mu by'ukuri navuga ko ntabwo ari inkunga nini cyane, ariko ni inkunga nge nashimira cyane cyane ko burya iyo umuntu yatekereje akagushyira ku mutima ashaka kugira ngo yifatanye nawe mu byishimo, kiba ari ikintu gikomeye cyane. Iyi nkunga rero yagenewe abayisilamu bagera kuri 500 batuye muri uyu mujyi wa Kigali, ariko nk'uko mubibona kuri uyu musigiti wa Natracom, ni inkunga yagenewe abayisilamu 300, abandi 100 yagenewe n'abo mu karere ka Gasabo ku musigiti wa Kacyiru, nanone no muri Kicukiro ku musigiti wa Karambo. Iyo nkunga rero mu by'ukuri twe twayishimye n'agaciro kayo, twe tugaha imbaraga zikomeye cyane ko mu by'ukuri urebye ibiribwa batanze harimo toni 2 z'umuceri, hakabamo na litiro 500 z'amavuta, ndetse na toni 1 y'ibishyimbo. Ibyo rero tukababona ko byafasha abayisilamu cyane mu kurangiza iki gisibo cy'iminsi 6 bakurikijeho nyuma y'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani. Icyo mubona bifasha bireba hasi agaciro duha kino gikorwa mu by'ukuri ni agaciro kanini cyane ko ari agaciro gashingiye ku bushuti, ubuvandimwe. Bakaba baje rero kwifatanya natwe muri iki gikorwa, cyane ko n'inkunga yatanzwe n'inkunga y'akayabo ka miliyoni 2 n'igice zirengaho gatoya, zaje zije kudufasha kugira ngo babashe kwizihiza uyu munsi mukuru wa Eid al-Fitr mu gusoza iminsi 6 y'iki gisibo. Wenda akabazo kandi, wenda usibye gufasha aba bantu ibintu byo kubafasha umunsi umwe, wenda nko mu muryango w'abayisilamu cyangwa se regiyo ya Kigali, hari nk'izindi gahunda mufite wenda cyane zo gufasha abantu ba mikoro make kwikura mu bukene? Izo gahunda zirahari kandi zisanzwe zikorwa muri regiyo ya Kigali. Twe ntabwo rimwe na rimwe dutanga ibyo kurya gusa, ahubwo dutanga n'uburyo abantu bazabasha kwibeshaho. Muri urwo rwego rero muri regiyo ya Kigali, cyane mu rwego rwo kurwanya ubukene, twahereye mu kwigisha abana kugira ngo bazabashe kubaho neza kandi babashe kwikorera. Wenda usibye abana, abantu bakuru n'abantu bakuru nabo twagiye tubafasha mu mishinga. Wenda watubwira nk'imwe mu mishinga mubafasha? Imishinga twagiye tubafashamo ni imishinga yo korora ihene. Ngira ngo muri uyu mujyi wa Kigali ho ntabwo byadushobokeye, ariko mu byaro twagiye tubafasha kugira ngo bazabashe korora kandi babashe no kubona ifumbire izabafasha kugera ku musaruro utubutse. Haba hari umwihariko se w'Abanyakigali? Umwihariko w'Abanyakigali hano tubafasha muri gahunda zitandukanye zijyanye n'imibereho myiza, ariko cyane uburyo turimo gushaka kurwanya gufasha muri iyo gahunda ni uko turimo kubafasha kujya mu mashyirahamwe. Ayo mashyirahamwe rero kugeza ubu muri uyu mujyi wa Kigali tumaze gushinga amashyirahamwe agera kuri 48, amwe n'ay'urubyiruko, ayandi n'ay'abagore. Bityo rero turimo kubafasha uburyo bwo gushobora kwihangira imirimo no kuzabasha kwibeshaho mu gihe kiri imbere. Akaba ari nayo gahunda rero twafashe cyane muri iki gisibo, nk'uko nagerageje kubibwira abantu rimwe na rimwe batubajije. Muri iki gisibo mu by'ukuri twarafashije cyane ko cyari igisibo cyo gufasha, nibwo twafashije abantu barenga 1200 cyane muri aka karere ka Nyarugenge n'ahandi mu tundi turere bagiye bafasha. Rero tukaba tuvuga tuti reka turebe uburyo twagabanya ubwo bukene, twe kujya tubaha gusa, ahubwo tumaze kubona ko abantu barimo kugenda biyongera, ubu dufite gahunda yo kuzagenda tubahuza mu matsinda. Noneho buri gahunda y'ukwezi kwa Ramadani yagera tukajya tubashyira mu matsinda, icyo tubonye tukagenda tubafasha muri izo gahunda zo kurwanya ubukene. Sadahangarwa ashinzwe ubuvugizi n'iterambere rya MTN. Wenda by'umwihariko iyi nkunga kuri MTN bivuze iki? Wenda n'impamvu noneho mwayigeneye abayisilamu? Iyi nkunga kuri MTN ni mu rwego rwa ibyo dusanzwe twita muri gahunda ya MTN y'ibyo twita corporate social responsibility. Muzi ko umunsi wa Eid ubundi ari umunsi wo gufasha abatishoboye.
mbese abantu bishoboye bakabasaba gufatanya n'abandi batishoboye. Tukaba tuzi ko MTN nk'ikigo gikorera mu Rwanda gikorera abanyarwanda, gikora ibintu abanyarwanda bakeneye, nacyo kizi neza ko muri sosiyete gikoreramo harimo n'abandi batishoboye, bamwe muri bo bakaba bari no muri urumva bari mu komite yose ariko noneho mu Bayisilamu. Tukaba tuzi ko twaragennye nyine iki gikorwa dukurikije yuko ari wa munsi abantu komite y'Abayisilamu iri mu buryo bwo kwishima, ariko tukaba twemera neza yuko kuri uwo munsi hari abakabaye bashaka ko kwishima ariko batabifitiye ubushobozi, kubera kuko urumva umuntu niba ashonje agashobora kwishima kandi agomba kwishimana n'abandi. Turavuga tuti rero kuri uwo munsi reka tuze twifatanye nabo, tubashe kubaha nibura ikintu cyo kurya gitoya kugira ngo nabo babashe gusimbuka neza bishimana n'abandi. Bikaba bifite agaciro kangana iki? Nk'uko mwabibonye ni ibintu birimo indyo hafi yose yuzuye, harimo umuceri toni 2 ibihumbi 2, harimo amavuta yo guteka litiro 500, harimo twari twagennye n'ifarini ariko baza kutubwira yuko ukeneye ibishyimbo kuko kugira ngo byuzuze ya ndyo byose bikaba bifite agaciro ka amafaranga miliyoni 2 n'igice, miliyoni 2 n'ibihumbi 500. Urumva twaba twavuze tuti nibura bizabasha kugaburira abantu bagera kuri 500. Urumva rero twavuga tuti ibyo byose bizaba bifite nibura ahantu bikoze cyangwa kumara neza.